uremera kumvira mwuka. ubwo rero amahitamo ni ayawe, niba umwuka uwumvira cyangwa se utari buwumvire. uremera kumvira mwuka. sinzi niba wayibwira ikongera ikanagena uburyo ndi bubone ayo mafaranga ngatura. Tumubwire kuri Imana. buritse uremera kumvira mu bantu mubane seri. ubwo rero ndibaza ko wakwemera kumvira icyo umwuka avuze ukareka kumva ijwi ryanjye, kuko ijwi ryanjye ntacyo ryamara. nzaguhamagare ryari ntari cyangwa wowe mbwire nzaguha. mbwira umu ijwi ryawe rakimaze kuko ni umwuka, ntabwo wigeze uza ngo ubimbwire. Okay, nzaguhamagara ryari. niyo mpamvu niko kamaro bifite. Okay, nzaguhamagara ryari. ryawe risubire kubwira umwuka ko nta mafaranga mfite cyangwa ibyo no mu sawa none mbwira nzaguhamagara ryari. nyine gira ubwo wowe wambwira igihe nzaguhamagara, kubera ko kuwa gatanu nzaba ndi mu cyumba. rero si ngombwa no kumamagara, ntanasengera natura navuga ati mana rero wanakora ibyo na nguhe nimero. yaba ibyo ndabikora. Yes my people, muri kumwe na Olivier Olipi. Hanyuma imbere yanyu tubafitiye umutumirwa, ariko tubanje kubaha ikaze, tubifurije amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu Rwanda mu gihugu cyacu much respect. Hanyuma abari hanze yacyo namwe tubaha ikaze kuri Nabaye TV Rwanda. Wahageze, yes wahageze. Imbere yacu tuhafite nde? Ndi kumwe na Lucky. Twihuse cyane. Uyu munsi dufite umutumirwa witwa Lucky nk'uburanga w'igikwerere. Dufite Lucky imbere ya kamera. Lucky uyu munsi dufitiye abantu ibintu bidasanzwe. Navuga ngo agaseke karapfundikiye, kubera yuko ni umuhungu w'impano nyinshi zitandukanye, yaba pasiteri, yaba umuhanzi, yaba umucuranzi, yaba umuproducer, yaba what and whatever, mutrying umuhakazi aragukora neza kandi cyane. Yes Eric Yego. cyangwa se Lucky, hamagara iyo nimero, hanyuma ugiye kuyihamagara uri pasiteri cyangwa se umukozi w'Imana uri ku musozi Kanyarira se, Kizabonwa se, ahantu runaka nyine ku musozi w'amasengesho, umubwire ko weretswe ibye. Turashaka kumva reaction y'uwo ugiye guhamagara. Come on. Katari byari byo nare. nta kibazo. Wegerezeho mic kuri mikoro ya telefone kugira ngo tuze kumva. Yes, hello. Mwiriwe neza. Njye nitwa Ndahayo. ntuye Kimironko, hano hafi na gare ya Kimironko. So nari mu cyumba nsenga, sinkuzi kandi nawe ntunzi. hanyuma ijwi rinzaho rimpa nomero, sinamenyaga ni wowe cyangwa si wowe. Ndasenga mbaza Uwiteka, ndamubaza ngo uyu muntu ni nde? Nta zina nigeze mpabwa, gusa nahawe nomero kubera ko nkunda kuba nibereye mu cyumba nsenga. ubwo rero nahisemo kuzihamagara ngo numve uwo ari we, ariko mbere yo kubyumva hari message yawe nari ifite, uzi kuntega amatwi, hanyuma ibintu nyine bize kugenda neza. ubwo nubona umwanya uzagera ku ikanisa, uzampamagara nkurangire hano. Ah, hanyuma rero Imana yambwiye uri umuntu w'umunyamahirwe ufite imbere heza, kandi ikurinze imitego mibi myinshi wowe utabonesha amaso. hari ibyo umuntu ahamagara umuntu akavuga ngo ni ukubesha, ni abanyabinyoma, ariko njyewe mpagaze ku maguru abiri ndakubwira ukuri. ibintu uze kwita ku mpamvu bigenze gutya, ndabizi bishobora kuba bigutunguye, ariko utege amatwi cyane ikigiye kuvugwa ku buzima bwawe.
rero Imana igufitiye ejo heza kandi yagennye, nubwo imiryango yahaguruka, nubwo itabyishimira, Imana izabikwinjizamo, kandi guhera muri uyu mwaka hazamo, sinzi aho uzatangira ituro, sinzi aho uzarishira, ntegetswe ko ati ndi kumva ijwi ngo yatanga. rero wowe uze gutanga ituro wumva ufite, uko wumva umutima wawe ugushoboza, ntabwo ari nka ba bandi ngo ugene, wowe uko wumva umutima ugushoboza ariko utanga. Uri kunyumva? Nimba wariduha ni amahoro, nimba wariha n'abandi nabo nta kibazo. Ufite angahe? Oya, Ubu nonaha urumva ni wowe ugomba kugena, nanjye ntabwo nakubwira ngo utange aya. ariko ubu nonaha niko Uwiteka ariko ati ubu nonaha niko Uwiteka ariko mbwira. No, ibi serious. Ariko umwuka wampamyaga ko uwo wabwira wese Nonaha uyu munsi byaba ari byiza, cyangwa uyu mwanya, utitaye ku ubu nonaha yego. Halo, ariko uri kunyemeza ngo yatange none aha ngaha. ngo ubwo se ubwo nyine umwuka ko nakubwiye ko nanayafite, kuko ubu nayo mfite koko. Oya, ayo ufite wenda nibwo yakubwiye ko nayatanga nonaha n'inzi ko koko y'ababyeyi iwabo byemeza ko nyafite, wowe ufite angahe? kandi nibwo ko nayo mfite. umwuka wakaba wakubwira ati abigenze uko, kuko ubu nayo mfite, nyakure he? Ya, birumvikana kuba utayafite, ariko kandi kuko ari ikintu kiba gikozwe n'umwuka, ntabwo ari ngombwa ngo ushake 10 cyangwa wowe niyo wabona ijana, igiceri cy'ijana ni amahoro yawe, ariko kugira ngo dukore icyo umwuka ashaka, ntabwo njyewe nakubwira ngo utange 10 ngo bitanu. uremera kumvira mwuka. Wowe niwumva umutima ukubohokeye, ubwo ari umwuka agira ukuri kuri mu mitima yacu, azi n'uburyo tuba tumezemo. Uremera kumvira mwuka cyane ntabwo byemera. utanjagiye kagatanga ikindi gihe ntayabonye, kuko nyine aribwo naba nayabonye, kandi Nzaguhamagara ryari? tureba nyine ari kureba mu byacu abareba ikintu kimwe cyose, ntabwo numva ko. kandi ikindi umwuka yambwiye, uranyumva? Uranyumva? uri kumva pe? Ukunda gusenga cyane. ndi kwibaza wayi yakubwiye right now. Si witwa Ya, Gisele? nanjye nakubwiye kuko nahawe nomero, sibyo? Ntabwo nakubwira ngo impamvu, kuko nanjye naseza ndayibaza ngo impamvu ni iyihe, ariko umwuka ukomeza kumpata kuguhamagara. Uremera kumvira mwuka? Ubwo rero amahitamo ni ayawe, niba umwuka uwumvira cyangwa se utari buwumvire. Uremera kumvira mwuka? sinzi niba wayibwira ikongera ikanagena uburyo ndi bubone ayo mafaranga ngatura. Reka tumubwire kuri Imana. Buritse. Uremera kumvira mu bantu mubane seri. Ubwo rero ndibaza ko wakwemera kumvira icyo umwuka avuze, ukareka kumva ijwi ryanjye, kuko ijwi ryanjye ntacyo ryamara. Nzaguhamagare ryari ntari? Cyangwa wowe mbwiye nzaguha Mbwira umu. ijwi ryawe rakimaze, kuko ni umwuka, ntabwo wigeze uza ngo ubimbwire. Okay, nzaguhamagara ryari? niyo mpamvu niko kamaro bifite. Okay, nzaguhamagara ryari? ijwi ryawe risubire kubwira umwuka ko nta mafaranga mfite, cyangwa ibyo no
sawa none mbwira nzaguhamagara ryari nyine gira nayabonye tutagoranye nzaguhamagara ryari ubwo wowe wambwira igihe nzaguhamagara kubera ko kuwa gatanu nzaba ndi mu cyumba. rero si ngombwa no kumamagara ariko nasinzira natura navuga ati mana urabibona ko ibyo na nguhe nimero ya bindi ndabikoze nguhe nimero ariko ndeba hose sibyo ati nguhe nimero nzi yuko wamamagara. Yeah, thank you for your message and appreciate. Gutindira ko ati nguhe nimero reka nguhe nomero uzampamagare nubuhoka uyashireho Yeah, okay. wakwandika 079 Wajima ya muri message. nawe ufite ese ugiye nta na kamwe utanze ntacyo ndaza kuziga muri message. Hanyuma amahoro y'Imana abane nawe kandi Imana ikomeze kugirira neza. yari prank gusa yari prank Gisela. Okay, Gisela. Yari prank. This is na Bayo TV Rwanda. Olivier Olipi. So twari live twashaka kumva uburyo nyine wasubiza uramutse uhamagawe n'umuntu utazi. we Gisela. Gisela. Uri umuntu uzagushaka azaba afite amahirwe yo kubaka urugo. Turi live. So ari behind of the camera. Nizere ko ibyo twavugaga byose byari prank gusa ewan urantunguye nimba ari abakobwa bakivuga gutyo ariko uraza kumpa namba zawe ngo uhamagare. Kuko mise ngukunda kuri kamera. Ibi bintu bya prodinga bari. Kurikirana urabibona. Iyi ni akwaka nimero. Nizere ko ntacyo bigutwaye. Okay. Nice time. Nizere ndaguhamagara. Oya numwice. Kandi bavuze neza twacyari live. Sawa urakoze cyane. Sawa urakoze.